ngo nta kubaha Uwiteka uri injiji nyuma y'izindi njiji. Ndumva nshatse gukoresha amagambo akomeye. Niba muri wowe nta kubaha Uwiteka kurimo, niba muri wowe umutima wawe udahindishwa umushyitsi ngo uhindire umushyitsi utinya Imana, wumve ko Imana ikwiriye kubahwa, wumve ko Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro cyayo, uyubahe, uve mu byaha, umenye ko ntako. Niba ukiri mu byaha, yego Yobu yabivuze neza, uri injiji, kuko aravuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Niba ukivuruguta mu byaha, niba ucyumva ibyaha ari wo muti, mbese ari nko kubinywa, ubinywa nk'umuti, umenye ko uracyari injiji, ukeneye guhura n'ubu bwenge nyakuri. Ubu bwenge nyakuri n'ubu ngubu ni ukubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, nshuti zanjye munkurikiye. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nzinze abantu bize, nzi abantu rwose ntago ari bakeya. Burya umuntu urenze umwe ntago aba ari bakeya. Bize niboneye n'amaso yanjye, bafite amadiplome ari hejuru, baba lisansiye, babize, ariko basinda bakinyarira. Ubwo uwo muntu azi ubwenge, basinda, yamara gusinda muhuye atarasinda aba ameze neza. Ariko iyo amaze gukubitamo itabi, agakubitamo inzoga, atangira kwinyarira, akibagirwa ko ari umugabo w'umunyacyubahiro cyangwa umusore w'icyubahiro, bakaza kumutora. Hari nabo baza gutora rwihishwa, mbese bamukingiye ikibaba. Ariko abo bantu ndabazi, nzi abantu nabonye rwose bameze nk'abataye ubwonko kandi barize. Bivuga ngo ntabwo ubwenge buturuka mu mashuri, ntabwo ubwenge buturuka mu ruhererekane rw'imiryango, ntabwo ubwenge buturuka kuko twanditse ibitabo. Oya, ikintu kikugira umunyabwenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Ndabasuje mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Abantu bari mu Rwanda mbahaye ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Hanze yarwo abaturanyi bacu Abarundi, ndetse ndabizi neza ko mu bihugu byose ntago haburamo umuntu wumva ururimi rw'Ikinyarwanda ku migabane igize iyi si. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ni Gikundiro Josiane mugiye kubana. Hanyuma rero nari mbakumbuye kandi ndabishimiye, nishimiye kubana namwe. Munyemerere rero dusenge. Murabizi tumaze kumenyerana, munyemerere dusenge kugira ngo dutangire kuganira iby'umwuka. Mana, turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware. Turasenze kugira ngo uyu mwanya tujye kumvamo ijambo ryawe, utugirire neza, udushyigikire. Umuntu wese uri budutega amatwi yumva iby'umwuka tunyujijemo, agirirwe neza n'Imana, kandi imbaraga mvejuru, imbaraga z'Imana Data wa twese zikorere muri we, zihindure, zinyure muri iri jambo, zikore ibyari byaranze gukorekeka mu muntu wese uri bwumvira ijambo. Nanije imbaraga z'abadayimoni zirwanya kumenya Imana binyuze muri iki cyigisho. Mu izina rya Kristo Yesu, umuntu wese ahabwe kumenya Imana, yunguke kumenya Imana, yunguke kugira ubwenge. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Kristo mbyatsi Imana nizeye, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'Imigani ibice 8. Turaza gusoma umurongo umwe wa 10, hanyuma tuba ari wo tuganiraho nk'uko umwami Imana yampaye kuvuga. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Riravuze ngo aho gushaka ifeza mutora ibyo nigisha, mushaka ubwenge kuburutisha izahabu nziza. Tubusubiremo. Aho gushaka ifeza mutora ibyo nigisha, mushaka ubwenge kuburutisha izahabu nziza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bikomeye ariko kandi byiza. Iki gitabo dusomye cy'Imigani cyanditswe na Salomo, umuhungu wa Dawidi. Ni umugabo wagiriwe neza n'Imana cyane ku rwego rukomeye. Ni umwami wabaye umwami atarabikwiriye, ariko kuko Imana itarobanura ku butoni. Haleluya.
ishima guhitamo Salomo umuhungu wa Batisheba aba umwami wa Isirayeli. Ntiyamugira umwami w'umwaka umwe cyangwa ibiri, kuko yakoze akantu keza abandi bami batakoze. Ako ni agaki. Munsi Imana imwemera amaze kuba umwami, yagize ubwoba. Muri analize zanjye ndakeka ko Salomo nawe yatinye uwo yarari we, yaravuze ngo ngewe mwene Batisheba navutse ku mugore wakabaye, sinzi ukuntu namwita nk'ishoreke cyangwa se nyine yari umugore wa Dawidi ariko utari ukwiriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko uyu yakomotse hehe? Yari wa mugore wa Uriya. Ntabwo ibyo turi bubivugeho, ariko Salomo ni yari akwiriye kuba umwami. Hari abana b'imfura ba Salomo n'abandi bana ba Dawidi bari bakwiriye kuba abami, ndetse bo bari banabyiteguye, baripanze ku myanya babizi ko bazaba abami. Salomo Imana imuhitamo, ikoresha se Dawidi, aramwimika aho umwami wa Isirayeli. Uyu umunsi yimikwa yakoze iki? Yagize ubwoba, agira ubwoba, aravuga ngo noneho Abisirayeli nzabayoborane. Harimo bene data batankunda, batanyishimiye, abandi ntibanyemera bitewe n'umugore mvuka. Baravuga ati ni gute? Ariko ngo ajye imbere y'Imana. Mana ishimwe, haleluya. Mwene data, nawe ikibazo nikijya kigucanga, ujye ujya imbere y'Imana, upfukame mu gusenga Imana no mu kugisaba. Harimo ibisubizo by'ibyifuzo byacu. Salomo rero ngo asenze mu isengesho rye, yasenze ntiyigeze avuga ngo abanzi banjye bapfe, ntiyigeze avuga ngo uzamu ubutunzi njye hejuru y'abandi, ntiyigeze avuga, mbese ntiyigeze asaba ibindi bintu abantu b'isi bakunze gusaba cyane, ngo ahubwo yagiye imbere y'Imana ngo agipfukama abwira Imana ngo Mana, ndabizi niwe wabikoze kugira ngo umpe iyi ntebe, ariko iyi ntebe iranduta, iraremereye cyane kundenza. Ubwenge, ngasaba ubwenge bwo kugira ngo azayobore Abisirayeli neza. Imana ishimwe, ngashobore kubacira urubanza. Twagiye tubona rero, iyo usomye Bibiliya ugenda ubonamo ibimenyetso bikwemeza neza ko Salomo koko Imana yamuhaye ubwenge, kuko ngo muri ako kanya yamubwiye ati Salomo usabye neza, kubera ko usabye ikintu kitasabwe n'undi mwami. Ubwenge nzabugwa kandi nzagusumbisha abandi bami babayeho n'abazabaho, ntawe uzamera nkawe. Imana ishimwe. Ndimo ndavuga ko ariwe wanditse iki gitabo rero cy'imigani. Ni umuhanga, ni umunyabwenge. Tugiye kuganira kuri iri jambo rero, ijambo ry'Imana, ijambo dusomye, ijambo yanditse rivuga ngo aho gushaka ifeza n'izahabu wite ku magambo ari muri iki gitabo, wite ku magambo nandika. Aravuga ngo ushaka ubwenge cyane. Haleluya. Ntabwo bivuze ko gushaka ifeza n'izahabu ari icyaha, ahubwo yavuze ngo aho kugira ngo abe ari ibyo utaha umwanya wawe wose, aravuga ngo ahubwo umare igihe witoza kumva ibiri muri iki gitabo. Icyo gitabo rero yavugaga cyane cyane igitabo cy'imigani, ariko yagombaga kwita ku ijambo ry'Imana, ko Salomo yabwirizwaga n'ubwenge, yayoborwaga n'ubwenge n'umwuka w'Imana bitewe n'uko umwami yari yaramuhaye. Arangije avuga ngo kandi ushaka ubwenge cyane kuburutisha izahabu nziza. Imvuga aya magambo wowe unyumva ushobora kuza kugira ikibazo ukavuga ati ariko hari Josiane noneho yacanganyikiwe. No, ntabwo nacanganyikiwe. Ese ubwenge Salomo yavugaga n'ubuhe? Ni ubwenge nyakuri, ubwenge bwa nyabwo. Nimvuga ubwenge nyakuri, umenye ko hari n'ibindi byitwa ubwenge ariko atari ubwenge nyakuri. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mbere yo kugira ngo nze kuvuga kuri ubu ku mumaro w'ubu bwenge, ndashaka kubanza kuvuga ubu bwenge nyakuri ubwo ari bwo. Kuko umuntu ufite ubwenge nyakuri aba afite ikintu cy'agaciro, aba afite ikintu gihambaye mu buzima bwe. Mbere rero yo kujya mvuga umumaro w'ubu bwenge, ko ndashaka ko tuza kuvuga umumaro w'ubu bwenge, ariko
teme n'ubundi cyangwa se intego turi kuvugaho ni ugutunga umutima wuzuye ubu bwenge, gutunga umutima w'ubwenge wuzuye ubu bwenge. Mbere yo kugira ngo nze kuvuga ku mumaro w'ubu bwenge, ndagira ngo tuvuge noneho ubundi ubu bwenge nyakuri ni ubuhe? Ubwenge nyakuri ni ubuhe? Kuko hariho ubwenge bwinshi. Hari naho Pawulo yagiye yandika aravuga ngo ningirwa bwenge. Mbese bivuga ngo ningirwa bwenge ni ibisatira ubwenge ariko si ubwenge. Rero reka mwite ubwenge nyakuri. Ubwenge nyakuri ni ubuhe? Ni ubuhe? Iyo dusomye igitabo cya Yobu ibice 28 umurongo wa 28 handitse ngo iki? Haravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Haleluya. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ngo maze ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Niko kujijuka. Imana ishimwe. Hari abantu benshi bajya bibwira ko kuba barize amashuri menshi, kuba baravumbuye ibintu byinshi, kuba mbese bakumva kuba baranditse ibitabo byinshi, bakumva ubwo nibwo bwenge. Oya. Kuba bazi gucuruza cyane bakavumbura utuntu bakunguka, bakumva ubwo nibwo bwenge bwinshi. Kuba bavuga ibiganiro mbwirwaruhame bakabona speech bakoze abantu bose babakubitiye amashyi, bakumva ubwo nibwo bwenge. Oya, ibyo Pawulo avuze ngo bimwe bisa n'ibyitwa ingirwa bwenge, mbese bisatiriye ubwenge nyakuri ariko ntago ari ubwenge nyakuri. Imana ishimwe. Ubwenge nyakuri Bibiliya iduhayeho ihame ko Imana yabivuze. Yo barimo arabisobanura avuga ngo ibwira umuntu iti, iramubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Haleluya. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuga ngo nta kubaha Uwiteka urinjije inyuma y'izindi njiji. Ndumva nshatse gukoresha amagambo akomeye. Niba muri wowe nta kubaha Uwiteka kurimo, niba muri wowe umutima wawe udahindishwa umushyitsi, ngo uhindire umushyitsi utinya Imana, wumve ko Imana ikwiriye kubahwa, wumve ko Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro cyayo, uyubahe, uve mu byaha, umenye ko ntako. Niba ukiri mu byaha, yego Yobu yabivuze neza, urinjiji, kuko aravuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Niba ukivuruguta mu byaha, niba ucyumva ibyaha ari wo muti, mbese ari nko kubinywa, ubinywa nk'umuti, umenye ko uracyari injiji, ukeneye guhura n'ubu bwenge nyakuri. Ubu bwenge nyakuri ni ubu ngubu, ni ukubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Nshuti zanjye munkurikiye, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ushobora kuba utarize, ushobora kuba ukennye, ushobora kuba unakora bikanga, ushobora kuba nta paje 20 wigeze wandika, ushobora kuba utanazi no gusoma no kwandika, ariko wakubaha Uwiteka. Haleluya. Imana ikakubona nk'umunyabwenge kandi ikaguhindura umunyabwenge. Turabafite abantu benshi tuboneraho ingero batigeze banakandagira mu ishuri ngo bige inyuguti, gusoma no kwandika, ariko ko bashoye ibirenge, bagashora imitima, bagashora amaguru, bagashora umubiri, bakabyinjiza mu Mana, bakabyubahisha Uwiteka. Niko Dawidi yanditse muri Zaburi avuze ngo ingingo zanjye zose nizo guhimbaza Uwiteka, nizo kubahisha Uwiteka. Abo bantu Imana ikabakoraho, ikabaha ubwenge, ikabaha ubuhanga, ndetse ku buryo arimo aranavuga ko Bibiliya umuhanga Salomo yaravuze ngo ubwenge bw'umukiranutsi ngo buba ku rurimi rwe. Ururimi ngo rushobora kukumenyesha niba umuntu ari umunyabwenge cyangwa ari umuswa cyangwa ari injiji. Hanyuma abantu benshi rwose ashobora no kuba atarageze mu ishuri, ariko kubwo kubaha Uwiteka gusa. Haleluya. Imana ikamugira umunyabwenge, ukaba mu magambo ye akagira ubwenge, mu bikorwa bye akagira ubwenge, ndetse hari n'abo Imana ijya yigisha indimi, yagera kuri tera akavuga ururimi. Ariko ndagira nkubwire ngo reka duhagarire aha mvuge kuri iki, nkubwire ko kubaha Uwiteka nibyo biduhesha ubwenge, nibyo bituma twitwa abanyabwenge. Kuva mu byaha nibyo biduhesha kuba abajijuke, injijuke nibyo bitujijura. Naho ubundi ibyaha iyo ibyanditsemo, ndabazi bene data, nzinze abantu
bize nzi abantu rwose ntago ari bakeya, burya umuntu urenze umwe ntago aba ari bakeya, bize niboneye n'amaso yanjye, bafite amadiplome ari hejuru, b'abalisansiye, babize ariko basinda bakinyarira. Ubwo uwo muntu azi ubwenge, basinda yamara gusinda, muhuye atarasinda aba ameze neza, ariko iyo amaze gukubitamo itabi agakubitamo inzoga atangira kwinyarira, akibagirwa ko ari umugabo w'umunyacyubahiro cyangwa umusore w'icyubahiro, bakaza kumutora. Hari nabo baza gutora rwihishwa, mbese bamukingiye ikibaba, ariko abo bantu ndabazi, nzi abantu nabonye baba rwose bameze nk'abataye ubwonko kandi barize. Bivuga ngo ntabwo ubwenge buturuka mu mashuri, ntabwo ubwenge buturuka mu ruhererekane rw'imiryango, ntabwo ubwenge buturuka kuko twanditse ibitabo. Oya, ikintu kikugira umunyabwenge ni ukubaha Uwiteka. Iyo muri wowe harimo kubaha Uwiteka bikugira umunyabwenge. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma nyuma y'uko tuvuga ubu bwenge nyakuri ubwo ari bwo, reka twibaze ngo mbese ubu bwenge bwakomotse he, bukomoka he? Kuko twese ngira ngo ubaye utifuza ubwenge nk'ubu, utifuza kuba umunyabwenge, waba ufite ikibazo gikomeye. ubu bwenge bukomoka he? Ko Salomo arimo aratubwira ngo nyabuna mubwifuze kurenza uko mwifuza izahabu, uko mumarana mushaka ifeza, uko mumarana mushaka ubutunzi, uko mumarana mushaka kugira ibyubahiro no kujya hejuru, mubanze mushakisha ubu bwenge, ngo mumaranire gushakisha ubu bwenge kurenza uko dushakisha ifeza n'izahabu. Erega hari naho yanditse aravuga ngo ubwenge ngo ni ubwugamo bw'ubufite. Ni ukuvuga ngo ubu bwenge ubundi nyakuri bukomoka he? Amena, haleluya. Bukomoka he kugira ngo ube wabubona? Bukomoka he kugira ngo ube wabugira? Bukomoka he? Reka turebe amagambo Paulo yandikiye abikorinto mu rwandiko rwa mbere rwaho, igice cya mbere umurongo wa 30. Yaravuze ngo niba kuba muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo niba iyo ni Imana, niba kuba muri Kristo Yesu, ngo waduhindukiye ubwenge. Hari nawe yavuze ngo yaduhindukiye kwezwa. Ni ukuvuga ngo niyiduha, Imana niyiduha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye. Iyo ufashe umwanzuro wa kwemera kuba muri Kristo, ukemera kumuyoboka, ukemera kumwizera nk'umwami n'umukiza, ukaba umuyoboke we, hanyuma guhindukira ubwenge. Sawa, haleluya. Aguhindukira ubwenge, aguhindukira ubumenyi. Iyo wemeye kumwizera aguhindukira ubwenge. Imana ishimwe. Ubu bwenge inkomoko yabwo ni Kristo Yesu, ni Kristo Yesu. Niyo mpamvu Salomo yatsindagiye muri iki gice cy'8 kuri uyu murongo w'10 akavuga ngo mubushakishe ngaho kumarana mushaka ifeza, ngaho kumurana mushaka izahabu nziza, ngo mushakishe ubwenge, ngo mwite kuri aya magambo ari muri iki gitabo, ngo kubera ko byo bishobora kubahesha ubwenge. Ndakwibutsa ko umunyabwenge abasha gutunga ifeza, umunyabwenge abasha gutunga ifeza, ariko nkumenyeshe ko ntago umuntu ufite ifeza bimuhesha kugura ubwenge, kuko ubu bwenge ntibugurwa, buzanwa no kubaha Uwiteka. Haleluya. Ubu bwenge bwazanwa no kubaha Uwiteka bumara iki? Ubu bwenge twaherewe muri Kristo Yesu kuko tumufite, akaduhindukira ubwenge bumaze iki? Ni iki butumariye? Ndashaka kuvuga ibintu hafi nka 3 biri mu mumaro, ni umumaro w'ubu bwenge nyakuri. Ni iki butumariye? Yesu ashimwe. Hanyuma ndashaka kukubwira ko n'ubundi Salomo yanditse mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 12 atubwira ko ubu bwenge burinda umuntu bufite. Haleluya. Ubu bwenge buduhindukira ubwihisho. Iyo uri muri Kristo Yesu aguhindukira ubuhungiro. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo twamaze kumenya ko ubu bwenge tubuhabwa bigenze gute, buva he? Twamenye neza ko inkomoko yabwo ari Kristo Yesu. Niko Paulo yanditse aravuga ngo niba kuba muri Kristo Yesu, ngo kandi niwe waduhindukiye ubwenge. Imana ishimwe. Salomo rero yanditse muri iki gitabo
cy'imigani avuga ngo iki? Aravuga ngo ubwenge, ni mu gice cya 7:12, aravuga ngo kuko ubwenge ari ubwugamo, ngo ndetse ngo n'ifeza nk'uko ifeza nayo igiba ubwugamo. Ariko aravuga ngo noneho dore icy'umumaro nshaka ko mumenya ni iki ngiki, ngo nuko ubwenge, haleluya, burinda ubugingo bw'ubufite. Bana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Yaravuze ngo ni ukuri ubwenge n'ubwugamo bw'ubufite nk'uko ifeza ibera ubwugamo uzifite, ngo ariko ikintu gikuru, icy'umumaro, ikiruta byose mukwiye kumenya, ngo nuko mukwiye kumenya k'ubwenge. Amen, haleluya. Ubwenge, Yesu Kristo himbazwe, haleluya. Nuko mukwiye kumenya k'ubu bwenge burinda ubufite. Sawa, 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 haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo abari muri Kristo Yesu, Pawulo yandikira Abaroma, bararinzwe, nta teka bazacirwaho, ngo kuko umwuka w'ubugingo wo muri Kristo Yesu watubatuyeho ububata bw'ibyaha, ngo ndetse na kamere, ngo uyu munsi tukaba dushinganye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kugira Kristo, nk'uko Pawulo yabyandikiye Abikori, navuze ngo yaduhindukiye. Pawulo aguhindukira Yesu aguhindukira ubwenge, nk'uko Pawulo yabyanditse, aguhindukira iki? Ubwenge. Hanyuma iyo yamaze kuguhindukira ubwenge bisobanuye iki? Kristo aguhindukira ubwihisho, nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo burinda umuntu ubufite, burinda ubugingo bw'umuntu ubufite. Nta kundi bukurinda muri iki cyiciro, nuko Kristo ahita bamba amahema, uri muri we ntateka ashobora gucibwaho. Nabamenyesheje ko ubu bwenge tububonera muri Kristo Yesu. Oyada, ahubwo ubu bwenge ni Kristo Yesu. Iyo wamaze kumwizera waguhindukira ubwenge, Imana ihimbazwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Kandi Kristo araburije yo kurinda abantu bagize gute? Bamufite. Imana ishimwe. Ariko Mana, abantu bubaha Imana babayeho neza iyo wamaze gufata umwanzuro wo kubaha Imana. Bundi abantu abakiranutsi ubundi iyi filosofi irakomeye. Ubundi tumenyereye ko abakomeye barindwa n'abantu boroheje. Siko bimeze se? Iyo umaze kubona amafaranga yawe, iyo umaze gukorera ifeza yawe, utangira kwangaje abantu baciriritse batarayabona, bakaba ari babagira gute? Bakurinda. Ariko umukiranutsi w'Imana, iyo wamaze kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, haleluya, iyo wamaze kwakira ubu bwenge aribwo Yesu Kristo akaba muri wowe, aguhindukira uburinzi, burinda ubugingo, nibwo bukubera ihema, nibwo bukubera ubwugamo, nibwo bukubera ubwihisho. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibwo bukubera ubuhungiro, nibwo bukubera igitare wihishamo. Imana ishimwe. Niko yavuze Salomo yandika muri iki gitabo cy'umubwiriza, yaravuze ngo rwose bujya buba ubwihisho, ngo nk'uko ifeza wayugamamo, ngo ariko dore ikintu gikuru dukwiye kumenya, ngo ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite kurenza ifeza. Ifeza wazipfana, ifeza wazikoranwa n'isoni. Turabafite nk'uko namaze kubibabwira, abantu benshi bishwe n'amataba, abantu benshi bameze nka mayibobo kandi bafite amashuri bitwa ko bafite ubwenge, nani bafite ifeza. Hari abantu benshi bagira amafaranga ariko rwose bakabaza zenge. Nagiye mbabona ugasanga yambaye ibintu bicikaguritse, ugasanga ubwenge bwe bwaratakaye, nta bitekerezo afite kandi afite amafaranga. Ifeza nyine ushobora kuyugamamo, amafaranga ushobora kuyugamamo ugakemura ibibazo byawe bimwe na bimwe, ariko ntago yarinda ubugingo bwawe. Niko Salomo yavuze, yandika muri iki gitabo cy'umubwiriza, yaravuze ngo dore igifite umumaro nubwo ifeza wayugamamo rimwe na rimwe, ariko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Nababwiye ko ubu bwenge ari Kristo Yesu. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nanone kandi iyo usomye mu gitabo cy'imigani ibice 12:16 havuze ngo umunyabwenge atinya ibibi
ibibi, umunyabwenge atinya ibibi. Ibyo nabyo biri muri iyi type ya mbere cyangwa se umumaro wa mbere witwa cyangwa se uvuga ko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ni ukuvuga ngo Salomo yaranditse muri iki gitabo cy'imigani 14:16 aravuga ngo umunyabwenge atinya ibibi ngo ndetse akabihunga. Ngari ku mupfapfa aragenda akabyirohamo, ngo umupfapfa ahinduka ikigenge akayoborwa n'ubupfu bwe, akiroha mu bibi uko yiboneye, agashayisha uko yiboneye. Ngari ku munyabwenge iyo abonye ibibi bije agira ate? Ngarahunga. Iyo abonye ibibi bije arabitinya, ntashobora kwiroha mu bibi, ntashobora gushayisha uko yiboneye. Munyabwenge iyo abonye inzira ari buyigwemo ngo arahunga, arabitinya, atinya guhemukira Imana, atinya kugoma, atinya gukora ibyaha. Ngari ku munyabyaha we iyo abonye umupfapfa, iyo abonye abanyamagambo aravuga ati mbonye aho igiparu cyahiye. Iyo abonye abagambanyi aravuga ngo nimba harimo akantu nanjye ndaza. Umupfapfa ngo yiroha muri ibyo, nta kintu ajya atinya. Ariko Imana ishimwe akaba ari muri Kristo Yesu ngo batinya ibibi, baririnda, ngo ndetse niyo bibasatiriye barabyikinga. Imana ishimwe cyane. Reka mvuga ku mumaro wa kabiri. Amena. Iyo ufite uyu mutima w'ubwenge bigenda gute? Ntabwo ushobora gutungurwa n'ibihe. Mbamenyeshe ko abana b'Imana ibihe tugiye kwinjiramo tuba tubizi. Iyo wafashe umwanzuro wo gutunga ubu bwenge, wo gutunga Kristo Yesu, akaba muri wowe, ntabwo ushobora gutungurwa n'ibihe. Never. Ntibishoboka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntacyo nzakora ntakimenyesheje intore zanjye zihora zintakira ku manywa na ryari na nijoro. Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ubu bwenge, iyo ufite uyu mutima w'ubwenge ntushobora gutungurwa n'ibihe. Ntibishoboka. Kubera iki? Uhora uri maso. Ubu bwenge bugutera kuba maso, uhorana amakenga. Ni nako Salomo yavuze ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga. Uhorana amakenga, uhora uryamiye amajanja, uhora uri maso, uhora urekereje, uhora uvuga ngo byanga bikunda. Ubu bwenge butwoburije agora turi maso, uvuga ati naterwa, umwanzi arangose. Buhora uryamiye amajanja nk'intare y'indwanyi. Ntibishoboka. Nta gihe kigutungura. Iyo ugiye kwinjira mu gihe kigoye ububizi, iyo ugiye kujya mu gihe cyiza ububizi. Ariko mu gutegeka kwa kabiri Mose yandika we 32:29 hari amagambo yaravuze ngo iyo baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umunyabwenge ntagatungurwa n'ibihe. Umuntu ufite Kristo ibihe ntibimutungura. Nushaka uzarwanya umuntu w'Imana, umurwanya ariko ufite amakenga. Ababizi ko hari ibigiye kumuhagurukira, ababizi ko hari intambara zigiye kumuzaho. Ndabizi neza iyo amaze kumenya ko hari ibihe bigiye kumuzaho, nawe amaso akitegura urugamba. Niyo mpamvu rero Mose yandika yavuze ngo iyo baba abanyabwenge ntago bari kwemera kurimbukira mu butayu, bari kwita ku iherezo ryabo, bari gutekereza ngo yaduhamagaye niyihe, bari kuvuga ngo si Imana yacu. Ariko banze gutunga ubwenge. Ntabwo ushobora gutunga ubu bwenge nyakuri utaremereye Kristo kakuyobora, utaremeye Kristo ko yinjira mu bugingo bwawe, utaremeye Kristo kakubera umwami n'umukiza, utaremeye kubaha Imana. Kuko yaravuze ngo kubaha Imana, haleluya, ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Utaremeye kuva mu byaha ngo uhabwe kujijuka kugira ngo uhore uri maso. Ndagira ngo nkubwire ngo kwita ku iherezo ryawe bisobanuye ko uri umunyabwenge. Iteka ryose umunyabwenge ahora ahagaritse, ahora hanze amaso azavuga ngo sinzagira iherezo ribi, sinzasaze nabi, sinzapfe nabi, sinzarangire nabi. Ahora ari maso avuga ngo iherezo ryanjye mbese rizaba irihe. Uyu ni umumaro w'ubwenge. Ubwenge butuma twita ku iherezo ryacu. Amen, amen, amen.
haleluya, haleluya, haleluya. Ubwenge butuma twita ku iherezo ryacu. Iyo Kristo ari muri twebwe, ahora tubwira ngo iminsi n'ibihe ni bibi, ahora tubwira ngo bizagenda gutya, duhora twumva ijwi rye, tukagenda tubana nawe neza ku buryo ibihe n'iminsi bitadukanga. Umuntu ufite umutima w'ubwenge ntakangaranywa n'ibihe, oya, ntakangaranywa n'ibikomeye. Ntabwo ibihe bimugenga, ntabwo ibihe bimugenzura, ntabwo ibihe bimutegeka, ahubwo abasha kumanajinga ibihe bibamo. Ibihe ntibimukamura, ibihe ntibimukanga. Aravuga ngo ndarimbizi ko biri buze. Niyo mpamvu hari umwanditsi wanditse avuga ngo sanga ikimonyo. Ni Salomo nawe wabyanditse avuga ngo gisange, kimenya neza ko mu gihe cy'impeshyi hazabaho inzara, kikamenya uburyo kimenya ko mu gihe cy'impeshyi hari ibyo kurya, kikamenya uburyo mu itumba hazabaho inzara, kigafata igihe cy'impeshyi kikajya gitunda gihunika, mu gihe cy'imvura kikigira mu ndaki, kikigira mu mwobo, kikarya ibyo cyahunitse mpaka hehe, mpaka mu gihe cy'impeshyi nanone. Niyo mpamvu dukwiriye kugira gute, dukwiriye gutunga ubu bwenge kugira ngo twite ku iherezo ryacu, kugira ngo tubashe kujera igihe, kugira ngo igihe cye kutunyeganyeza, kugira ngo igihe cye kudukontorora, ahubwo igihe tusibemo kitadushyize hasi. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ubwenge bw'Imana, iyo Kristo ari muri wowe, ntabwo igihe kigukontorora. Imana ishimwe. Hanyuma reka tuvuge ku mumaro wa gatatu, natoranijemo bitatu gusa, tuzajya tugenda tubiganiraho ku mwuka agiye abizana. Hanyuma rero umurage w'abanyabwenge ni uwuhe? Haleluya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, haleluya. Hari umurage w'abanyabwenge, hayi Mana we, hari umurage. Nsomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 14. Harimo amagambo Yesu yabwiye abigishwa, aravuga ngo mwebweho kuko muri abanjye ntimuhagarike umutima, mwebwe kuko mwemeye kunyakira ntimuhagarike umutima. Arababwira ngo kubera ko kiri cyiza nuko ngenda, ariko mu rugo rwa data hari amazu menshi. Arababwira ngo mwebwe ikintu mufite mwizere Imana, nanjye munyizere. Harabanga umunsi umwe nzagaruka, haleluya, kandi nzagaruka mbajyane, ngo kugira ngo aho nzaba ndi namwe muzabeyo. Umurage w'abanyabwenge ni uwuhe? Dore uko Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Imigani ibice 3 umurongo wa 35, haravuga ngo umunyabwenge azaraga ubwiza, haleluya, ngo ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Karame papa, haleluya. Tola sirigidimando. Imana ishimwe. Umurage w'abanyabwenge uzaba ubwiza no kurabagirana, ariko igihembo cy'abapfu no gukorwa n'isoni. Ndagira kumbwira ngo nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, nta muntu ukomezwa n'ibyaha, hoya. Ariko umurage w'abanyabwenge, umurage w'abantu bakiriye Kristo, herezo ryabo riba kurabagirana, riba ryiza, ariko isoni zizakora abapfu. Abapfu bazakorwa n'isoni. Abapfu ni abahe? Ni abantu banze gutunga ubu bwenge, ni abantu banze kwakira Kristo, ni abantu babigize minenego, ni abantu babona bidakwiriye, ni abantu babona kubana na Yesu ari ibintu biciriritse. Aba Bibiliya bita abapfu, ariko abantu bamwemeye abahindukira ubwenge, nubwo baba batarize, nubwo baba baciriritse, abahindukira ubwenge. Imana ishimwe. Ingororano yabo, iherezo ryabo, igihembo cyabo ni ubwiza, ngo ariko ingororano z'abapfu ni ugukorwa n'isoni. Nshuti yanjye, tugiye gusenga, ariko muri iri sengesho ndagira ngo nkurarikire ikintu kimwe muri uyu musozo. Ndagira ngo mbwire ko ubu bwenge, Imana ishimwe, hari inzira wanyuramo, imwe rukumbi kugira ngo ubwunguke, cyangwa se ebyiri. Hari ukububona, ariko hari no kubwunguka bundi bushyashya. Reka mvuga inzira ebyiri, uretse ko iya mbere nari nyirimo kugira ngo dusorezaho. Iya mbere ni ukwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ukamuyoboka, kumvira amategeko ye, nk'uko Yobu yatubwiye avuga ngo kubaha Uwiteka, ugakura ibyaha muri wowe. Ko yavuze ngo kandi kuva mu byaha, ukava mu byaha
ujijuke, naho nunanirwa kubaha Uwiteka uri umuswa, uri umupfapfa, nunanirwa kuva mu byaha, umenye ko ijuru rikubona nk'injiji ndetse n'abana b'Imana bakubona nk'injiji kuko urashayisha. Ariko reka mbabwire, abantu babaswe n'ibyaha ntibiyubaha, aho barira ntibahamenya. Ujya kubona ukabona umugore w'umusirimu cyangwa umugabo w'umusirimu, umusore w'umusirimu, ukabona ari kugenda arya avoka mu muhanda, ukabona ari mbese ni ukuvuga ngo iyo udafite, iyo utakiriye ubu bwenge, iyo utubaha Uwiteka, ntushobora gukora n'ibintu by'icyubahiro. kabone nubwo waba ufite amashuri menshi, uba umeze nk'umuntu rwose w'indisipurine, uba umeze nabi. Ariko iyo wemeye kubaha Uwiteka, we haleluya, utunga ubwenge utabuhawe utabukuye muri genetike za so na nyoko, iyo wubashye Uwiteka ukava mu byaha, haleluya, Imana ikubona nk'ujijutse. Hanyuma kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamwizera, ukubaha amahame y'ijambo ry'Imana, ni inzira ya mbere yo kugira ngo wunguke ubu bwenge. Imana ishimwe. Kabiri rero, inzira ya kabiri ikomeye nayo ni inzira yo kwezwa, ni inzira yo kwezwa. Hari umuririmbyi umaze iminsi antangaza cyane, yaravuze ngo ninezwe umutima wanjye, satokerema desiri bini mando, haleluya, ninezwe umutima wanjye, ngo nibwo nzunguka ubwenge bwose, ngo ndetse bwo mu ijuru. Iyo dufashe umwanzuro wo kwezwa, twunguka ubwenge, turushaho kunguka ubu bwenge, turushaho kunguka kumenya Kristo, turushaho guhishurirwa imikorere ye, turushaho kumenya uburyo Imana ikorana natwe. Iyo turushijeho kwegera ibihe byo kwezwa, iyo turushijeho kwinjira mu gihe cyo kwezwa, turushaho kunguka Kristo. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusengane Imana. Ntabwo uramwizera, ndavuga Kristo Yesu. Niba utaramwizera, ndagutangariza ko nta bwenge ufite. Kandi umugabo bita nta bwenge, Imana yamuvuzeho, igitabo cy'umugenzi kimuvugaho. Muri iyi minsi ndashaka gutangira kuvuga kuri izi nkuru z'igitabo cy'umugenzi. Nta bwenge, dore ukuntu koko yari nta bwenge, kandi ngo yari yise umuntu w'umuhanga. Ndagira ngo soze, bari kuzamuka, Kristo azamuka umusozi wa Biruhanya, bitewe n'uko inzira yajyaga muri Urembo Siyoni yanyuraga muri uwo musozi hagati. Nta bwenge yaramubwiye ati ariko Kristo waba umupfapfa, waba injiji. Maze rero ndabikunda cyane, nkunda kuntu bene aba izi njiji zanze kuva mu byaha, arizo zibona ko abantu bavuye mu byaha bakihana, arizo zitwita injiji. Hari umuntu ejo wazunganiriza ibintu, ayiwe ntabwo muvuze mu isina, ndabizi ari bubyumve natega amatwi iki cyigisho. Ndamwumvira, ni umuntu w'amashuri rwose, ambwira ati rega buriya nibyo bababeshya, ati jye nemera ko umuntu mwumvikanye mukiyumvikanira mushobora gukorana ibyaha. Ubwo yavugaga ubusambanyi, ati kandi nta cyaha waba ukoze, ati kandi nemera ko ati uko wabigenza kose, ati buriya ati jyewe mvuka no mu muryango w'abatambyi. Akajya avuga ayo magambo. Ariko nshuti yanjye, reka nkubwire, nudahunga ibyaha, ngo Yesu ngo yarapfuye, Yesu yarapfuye aduharurira inzira, twahawe ubuntu buhambaye. Ariko ntibivuze ngo dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Tugomba kugira imitima ihinda umushyitsi, niko Yesaya yahanuye. Yaravuze ngo naho byatukura tukutuku, niyo nama nkugiriye, muze tujye inama. Cy'Uwiteka bashakaho ni ukugira imitima ihinda umushyitsi, mukezwa, mukagorora inzira z'Uwiteka, mugakura ibyaha mu mibiri yanyu. Niko Yesaya yavuze. Tuzabiganiraho muri iyi minsi nabyo. Imana ikidushakaho ni ukubona imibiri yacu yejejwe. Erega imibiri yacu ni insengero z'umwuka, imibiri yacu ni Imana ituye, ni Imana ikorera mu bitekerezo byacu, ni Imana. Kandi urusengero ngo rugomba kuba ari urwera. Ndashaka ko tuzabiganiraho mu minsi iri imbere. Bibiliya irambwira ngo utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba, Imana nayo izamutsemba. Mwana data, inzira yo kwezwa ishobora gutuma wunguka kumenya ubu bwenge. Nababwiye ko ubu bwenge ari Kristo Yesu twakira, akaduhindukira iki? Akaduhindukira ubwenge. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Hari abantu
abanyeshuri biyita abanyabwenge, ariko Pawulo yabavuzeho yandikira Abafilipi, yarababwiye ngo bene abo narabababwiye, yavuze ngo ndamaranira gusingira kugera aho dutanguranirirwa kugera, ngo kugira ngo mpabwe ingororano yo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Aravuga ngo nuko rero Abanyefilipi namwe mugera ikirenge mu cyanjye, gituma marana, gituma nirinda, gituma hari ibyo niyambura, gituma hari ibyo nigomwa, hari ibyo ntageraho. Hari abantu batwita injiji, kandi koko hari n'amahirwe amwe namwe yo mu isi tubura kuko tutanyuze muri izo nzira z'umwijima. Ariko Yesu yigeze avuga ijambo ryanteye ubwoba, yavuze ngo aho kugira ngo ujye Gehinomu ufite amaso abiri, wajya mu ijuru ufite ijisho rimwe irindi ryavuyemo. Ndagira ngo ubwire muri iyi minsi abantu bakeresheje ibi bintu, abantu bakeresheje agakiza. Ariko mwene data, ingororano z'abanyabwenge ni ubwiza, ariko ingororano z'abapfu ni ugukorwa n'isoni. Ndagira ngo ubwire ngo wakunguka ubu bwenge unyuze mu nzira yo kwizera ndetse no kwezwa, ukareka bese ikora n'abanyamitwe n'abafite inyigisho ziyobya. Barimo baravuga ko kwezwa atari ngombwa, Kristo yabirangije. Hoya, muri ibyo yavuze ngo misema guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke. Hari uwavuze ngo gerageza uko ashoboye kose kwibuza inama mbi n'ibyanga, ariko njya mbyibona. Aravuga ngo ariko rero Kristo jya uhora umboneza. Niyo mpamvu yapfuye, yamara gupfira ku musaraba amaraso y'imbwa ntiziyarigate, amaraso ye ntanywebwe n'ubutaka, kwari ukugira ngo ahora akora umurimo wo kweza itorero. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yaravuze ngo ninezwe umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, kandi bwo mu ijuru. Ndagira kubwira ngo dusengane. Urabizi ko kumwizera byakunaniye. Ndimo ndabaha urugero rw'uwo muntu yahoze ambwira ati jye mvuka mu batambyi ariko byaranze, ati kuko jye mfite imyemerere yanjye, sanga imyemerere irapfuye. Imyemerere imubwira ngo twumvikanye n'umuntu tugakora ibyaha, ni ukuvuga ngo banumvikanye n'umujura bakajya kwiba ahantu ntacyo bimubwiye. Ariko ibyo si byo. Kuba Kristo yarapfuye ntibiduhesha kwijandika mu byaha, ntibiduhesha kwijandika mu ngeso z'umwijima, ahubwo dufite gutumbira umusaraba. Niba tugize ibyago umwenda wacu ukandura, tukamenya ko ku isoko n'iriba ry'amaraso ya Kristo rihari, tukezwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ca bugufiya gusengera Imana, dusengane, bwira Imana intege nke zawe. Birashoboka ko byanze rwose, ariko iyo migozi Imana yayica. Hanyuma nawe mu Kristo uri kunyumva, kwiye kunguka kumenya Imana, kwiye kunguka ubu bwenge. Nta handi wabwungukira ni muri iyi nzira yo kwezwa buri munsi. Iyo turushijeho kwezwa tukiyinira, urubanza ntirutujyaho, twunguka ubwenge, twunguka kumenya Kristo, kandi Kristo arushaho kubana natwe mu buzima bwacu. Urakoze Mana nyiribihe, turagushimiye ko watwemereye kubana natwe. Izina ryawe nirihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Umuntu wese unyumvishije nagirirwe neza nawe, kandi harabishima ubabature kubw'ineza yawe. Muririmbyi 105 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo yaraboshywe rwose, ngo ariko icyo gihe yarataramenya Yesu wavuye mu ijuru. Ndasenze ngo bene data bari mu byaha ubajanduremo, ubasayuremo. Erega biragoye, ntago ari imbaraga z'umubiri zabikora, ariko urabishoboye. Natwe waratuzuye, wadukuruje neza, uratwiyegereza. Ko Pawulo yabwiye Abefeso ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye. Natwe waratuzuye Mwami, uratwiyegereza, utujandura mu byaha, udukura mu mwijima w'icuraburindi, utubohora ingoyi z'ibyaha. Bene data turabasengeye, kandi bakimara gukizwa, bakimara kwakira agakiza, imitima yabo igubwe neza, ubahire mu nzira zabo. Mwami Imana, aho baba bari ubahaza umunezero. Ndagushimiye ni mu izina rya Yesu. Byatsimara niseye. Amen. Amen.